ariko ku rundi ruhande turimo gushishikariza abantu batwara imodoka zabo ku giti cyabo ko bakoresha indi mihanda. Mu by'ukuri dukunda gusanga ahantu henshi hari jam ariko ugasanga hari alternative, ugasanga hari indi mihanda umuntu yashoboraga kunyuramo kandi bikemera. Noneho n'abantu bayizi ugasanga iyo mihanda bayinyuzemo irimo ubusa, nta zindi modoka zirimo kandi hari izirunze cyane muri ya mihanda minini. Ibyo rero nabyo ni ibintu turimo gukora cyane, ngira ngo mwarabonye hari utuvideo duto ya polisi yatangiye gushyira hanze twa map tugaragaza ngo niba uvuye aha ushobora kuba wagera aha ngaha utanyuze mu muhanda munini. Natwe nk'umujyi wa Kigali hari utwo twatangiye gukoraho, kuko hari n'igihe umuntu aba atazi ko umuhanda uhari, hari igihe aba atazi ko ugera ahantu runaka. Ibyo ngibyo rero turimo kubishyiramo ingufu kugira ngo dutangire tubereke iyo mihanda, ndetse tukanashyiramo imbaraga kugira ngo aho tubona nta muhanda kuko hari nawo wubakwe. Ni ukuvuga ngo muri gahunda dufite nuko iyo mihanda nk'ubu ngubu umuntu ari mu bice bya za Kanombe, hari aho duteganya gukora imihanda ku buryo umuntu aca mu mihanda y'inyuma ntanyure hariya kuri secteur mujya muhabona hari ambuteyage nyinshi, ukaba ushobora guca mu mihanda y'inyuma. Ariko noneho uri no muri ya mihanda yo hasi, uriya muhanda wo hasi kuri za 12 na hirya, nabwo tugagiramo indi mihanda inyuma ku buryo umuntu ashobora kuba yava muri biriya bice akagera mu mujyi atagombye guca muri uriya muhanda munini, ku buryo ahanini tuzaba twawuhariye bisi. Kuko rero bisi zikora neza, abantu bakabimenyera ko bashobora kuzitega nta kibazo, ukaba uteganya yuko ushobora kuva mu rugo ahantu runaka, niba utaha kure muri wa muhanda w'ibitaka twavugaga hatagira bisi, imodoka yawe ukaza ukayiparika ukayisiga ahantu runaka, ugafata bisi kubera ko wamaze kugera noneho aho bisi ziri gukora neza, kandi urabizi ko nudatega bisi iri bugutange. Ibyo ubundi nibyo twifuza ko abantu bazajya bakoresha bwabo uburyo bw'imodoka zabo, uburyo bwa moto n'ubundi tukabukoresha mu bindi bice bisi itari kubasha kugeramo neza. Ariko twageraho bisi ziri ukaba wamenya ngo ndahageze, narindi kuri moto ndayivamo ngeze ku cyapa, reka ntege bisi kuko aho ngiye kujya noneho bisi irahagera kandi iri bungezeyo vuba. Ibyo ngibyo nibyo turimo kwifuza. Uko rero abantu bagenda bagana bisi ari benshi, niko na jam izagenda igabanyuka buhoro buhoro.